Haleluya. Imana ni nziza. Ibihe byose Imana ikomeza kuba nziza. Kandi nkuko abaririmbyi babitubwiye, igihe cy'amarira kizashira. Reka dukomeze imitima yacu ihumurizwe n'ibyo byiringiro. Tugeze mu kanya ko kumva ubuhamya bwa Mugemana Charles, bukaba bugabanyije mu byiciro 4. Hagiye kubanza uza kutubwira imibereho ye, tukaba duhamagara Gershom. Turaza gukurikiraho ubuhamya bwa korali Umusamariya mwiza yaririmbagamo, dukurikizeho ubuhamya bw'abana be, nyuma dusoze na komisiyo y'inyubako. Uko tumaze kuvuga niko baza gukurikirana, ubanza atambuke. Yesu ashimwe. Murakoze cyane. Ubuzima bwa Mugemana Charles ni burebure cyane, biragoye kugira ngo umuntu aba yabivuga mu kanya gato tuba dufite, ariko twagerageje kubisamarayizinga cyangwa kubishyira mu mpine. Mugemana Charles yavukiye mu karere ka Ruhango, Igitwe, ku itariki 6 z'ukwa 12 1958. Aho ni mu karere ka Ruhango, umurenge wa Bweramana. Yavutse ku babyeyi be Munyarukumbuzi Gidiyoni na Nyiramafaranga Magadarena. Ni umwana wa 11 mu bana 12. Yaravutse arakura, ageze igihe cyo gushaka. Mu 1990 nibwo yashakanye na Nyiraneza Adeline, ariko gukomezanya ubuzima ntabwo byakunze, kuko mu myaka 8 gusa, mu 1998 Adeline yarasinziriye. Ntabwo Mugemana Charles yongeye gushaka, yakomeje kurera abana be, kuko we na Adeline babyaranye abana 3 b'abakobwa, Mugemana Yvonne n'impanga 2 ari Mugemana Cynthia na Mugemana Ange. Mwizo mpanga 2 ntabwo bakomeje bose, kuko Ange nawe yasinziriye. Ubu ngubu abariho ni Mugemana Yvonne na Mugemana Cynthia. Amashuri ye abanza yayize Igitwe, akomereza ku Mugonero amashuri y'ibijyanye n'iby'ubuvuzi, ndetse akomereza no mu gihugu cyitwaga Zaire, ubu ngubu ni Kongo. Kubera gukomeza yarakomeje, ndetse yiga n'iby'amategeko. Yabyigiye muri Yerika, yari n'umunyamategeko. Ntabwo yakunze gukora ahantu henshi, kuko yabaye rwiyemezamirimo, ashinga ivuriro rye. Ariko mbere yo gushinga ivuriro hari aho yakoze mu bitaro by'Ubutare muri serivisi z'amenyo, akora i Remera Rukoma, ndetse akora no mu bitaro by'Umwami Faisal. Nyuma yaho nibwo yaje kuba rwiyemezamirimo, ashinga ivuriro rye. Arangije, ariko yakomeje kuba umukonsilita, akomeza no kuba umuganga, aho yabaye umuganga w'ikipe ya Rayon Sport mu myaka irenga 30, ndetse n'igihe Amavubi yabaga afite shampiyona, nawe yabaga umuganga w'ayo Mavubi mu gihe gishize. Mu buzima bwe busanzwe, Mugemana Charles yakundaga abantu, yakundaga umuryango. Hahandi yasabiraga abageni, hahandi yabaga ubukwe mukuru, hahandi yakundaga abantu, abe n'abatarabe, abazi n'abatazi.
Mugemana Charles umubyeyi wacu ku itariki 16 z'ukwa mbere 2026 yarasinziriye. Yakoreye Imana mu mirimo myinshi itandukanye ntari burondore. Yari umwizera w'itorero rya hano ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi hano i Nyamirambo. Yari afite inshingano nyinshi utarondoye aha ngaha. Yari umukristo yakundaga gusenga Imana. Twizeye neza yuko umubyeyi wacu yasinziriye, kandi dufite inshingano yuko natwe tugomba gukora neza. Twizeye neza ko tuzamubona. Imana ikomeze kuba umugisha. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Mukomere. Reka nsabe abaririmbyi bagize korali Umusamariya mwiza bazi. Ariko turihangana, ntabwo turi butwara umwanya munini. Reka mpamagare umuntu witwa Muzungu Daniel aze anyegere. Ngiye guhera ku buhamya bwe, kandi nibinanira n'abandi baraza kumfasha gutanga ubuhamya bwa Mugemana. Daniel anyegere kugira ngo mpere ku buhamya bwe. Turihuta, ntabwo turi butinde. Muzungu Daniel n'uyu duhagararanye twahoze turirimbana, ariko kubera izindi nshingano ntabwo tugifatanya mu murimo wo kuririmba. Ariko abaririmbyi bose baririmbye muri korali Umusamariya mwiza dufatanya mu bundi buryo, kandi tukabana mu bundi buryo, kandi ndatekereza ko nabo bahari. Nabo nibatambuke baze, murabyihanganira. Daniel ubuhamya bwe yabutangiye agira ati, ugiye tukigukeneye, kuki ibyo ngiye kubabwira ntabibabwiye tukiri kumwe? Inzira ntibwira umugenzi koko. Ibyo natwe bitubera icyigisho. Nyine ibyo dushaka kubwira umuntu, cyane cyane niba umukunda, ariko niyo waba hari icyo ushaka kumubwira cyo kumunenga, nabyo bimubwira akiri muzima. Mugemana Charles namumenye nkiri umwana muto cyane, kumureba gusa ari kumwe n'abakuru banjye byaranezezaga. Naramukundaga kandi nkamwishimira mu buryo budasanzwe mu bwana bwanjye. Ibyo byari hagati ya 1983 na 1988, ubwo yabaga hafi ya hahoze ari iwacu i Remera Rukomo. Yari inshuti ikomeye ya mukuru wanjye wasinziriye mu 1986. Yakundaga kudusura mu rugo, akaba inshuti y'ababyeyi banjye, cyane cyane mama, kuko yakundaga kumufasha kwa muganga. I Remera Rukomo ku ivuriro ryitwa kwa Pasi, babagayo ari abasore beza cyane bagera kuri 5 bafite ubumwe n'urukundo rudasanzwe. Umwe muri bo abenshi muri mwe muramuzi uyu munsi, witwa Michel, uririmba muri korali Twiyarure yo ku Kabeza. Bose bari inshuti zikomeye cyane. Nyuma y'iyo myaka sinongeye kubona Charles. Nongeye kumubona mu myaka y'1996 ubwo nigaga muri Apade, we hamwe na Fideli turi kumwe hano, na David Ndungutse wari umutoza ukomeye wa korali Umusamariya mwiza, bamusaba gucurangira korali. Mu by'ukuri ninjiye muri korali Umusamariya mwiza ahagana mu 1999. Kuva uwo munsi nasanzemo ubumwe n'urukundo bidasanzwe. Byageze naho muri 2006 bantahiye ubukwe, ikintu cyerekana ko Umusamariya mwiza atari korali gusa, ahubwo ari umuryango nyawo, kandi mwese murabizi. Kubera ubuzima butujyana aho bushatse,
byaje gutuma dutatana, ariko nyuma haza kuvuka igitekerezo cyiza cyane cyo kongera guhurira hamwe. Uyu munsi rero tunejejwe no kongera kubana no gusangira urukundo n'ubumwe twigeze kugira. Ariko tubuze inkingi ya mwamba, intwari idasimburwa tuzahora twibuka iteka. Imana yo yonyine iduha imbaraga zo kwihangana, kudukomeza no kuduhumuriza muri ibi bihe bikomeye. Ubwo ni ubutumwa bwa Muzungu Daniel. Ndashaka gukomereza ku buhamya bw'umuntu watubereye perezida bwa mbere. Korali Umusamariya Mwiza yavutse mu 1996. Ku munsi wa mbere Korali Umusamariya Mwiza ivuka, abantu bayitangiye, nanjye nari ndimo. Ariko icyo gihe umuntu watubereye perezida ni umugabo witwa Rutayisire Fideli. Abantu benshi bashobora kuba bamuzi, hari n'abandi ubwo batamuzi. Reka nawe nkomereze ku buhamya bwe, ntahari ariko yohereje ubutumwa. Mugemana Charles watuvuyemo tumenyanye hari hashize igihe kinini cyane. Nyuma yaje kunsanga muri Korali Umusamariya Mwiza, twakoranye neza umurimo w'Imana muri iyo korali. Ari umuririmbyi mugenzi wanjye mu ijwi rya baze, dore ko twabaga duhagararanye ku murongo mu gihe cy'amarepetisiyo cyangwa mu gihe twabaga hari aho twagiye kuririmba. Byageze igihe kubera ubushobozi twamubonagamo, twaje kumutorera kuyobora korali. Ngo ni ukuvuga ngo igihe cyarageze Fideli abatakiri perezida, ahubwo dutora Mugemana Charles. Yatubereye umuyobozi mwiza, yatubereye intwari ku rwego rwo hejuru, yatubereye umujyanama mwiza ku buryo inama ze zavanye korali ku rwego rumwe ziyishyira ku rundi. Yatubereye umuvugizi mwiza hirya no hino, yadushakiye inshuti nyinshi kuko yari umugabo uzi kubana neza n'abantu bose, ari abato n'abakuze, ari abakomeye ndetse n'aboroheje. Buri wese yamenyaga uko amufata akurikije ikigero yabaga arimo. Yari umugabo uzi kuganira, kandi igikorwa cyose yabaga arimo twabaga dufite ibyiringiro ko kiri butungane byanze bikunze. Yagiraga ishyaka ridasanzwe mu byo yabaga arimo byose. Benshi hano bambera abahamya bibi mvuze. Bavandimwe, tubuze intwari muri korali Umusamariya Mwiza no mu itorero muri rusange. Mugemana afatwa n'uburwayi, narabimenye mbibwiwe na mwene data Asinapolo ngo dufatanye kumusengera. Twari twarafashe igihe cy'amasengesho, ari abari hano, ari abari mu murimo baririmba, ari abatakiririmba, ari n'abandi bari hirya no hino mu mahanga, kugira ngo duhuze igihe cy'amasengesho dusaba Imana ko yamudukiriza. Arakomeza avuga ati, navuga ko nagize amahirwe yo kumusura mu bitaro, ariko kuko atabashaga kuvuga, ambonye mbona aramwenyuye, ndamusuhuza, aramfata, arankomeza uko yajyaga akunda kubigenza cyane. Bigaragara ko hari nk'icyo yashakaga kumbwira. Twabaye aho ngaho muganiriza ku ijambo ry'Imana rimuhumuriza kandi rimukomeza. Turangije turasenga. Mu gihe cyo kumusezeraho nabwo amfata ikiganza arankomeza cyane. Icyo akora nyuma ansezeraho. Fidel aravuga ati, sinari nzi ko ari bwo bwa nyuma. Ntacyo Imana yaciyoberwa, kuko yo ntabwo igitungurwa. byose irabizi
izindi mpamvu y'uyu mubabaro dufite uyu munsi. Yego nibyo, ubuzima ni bugufi, niyo mpamvu dukwiriye gukora iby'ubutwari. Kubimari biraharanirwa, dukora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Kubimari biraharanirwa, dukora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Mugemana Charles yakoze iby'ubutwari byinshi mu gihe cye, Mu kuririmba ndetse no kubwiriza no kuyobora ibitaramo bitandukanye. yagize uruhare mu iyubakwa ry'insengero, no kuri uyu mubyeyi yarakoze cyane. Kubimari biraharanirwa, dukora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Kubimari biraharanirwa, dukora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. izahanagura amarira yose ku maso yawe, kandi urupfu ntiruzaba ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizaba ukundi, kuko ibya mbere bishize. Bizera mureke ubunebwe, dukorane umwete igihe kikiriho. Twubake ubumwe, turangwe n'urukundo, ubuzima bwacu bube mu Mana. Umunsi ku munsi turatungurwa, twitegure tugihumeka. Kubimari biraharanirwa, Kora ibyiza, kora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu yose izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza.
isomo umwana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo umwana uzaduhe iherezo ryiza. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.